rireba abashaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ndetse n'abashaka kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara ndetse n'ibisabwa tukaba twabonye yuko nibura ku rwego rw'abasirikare bato ugomba kuba wararangije amashuri 3 yisumbuye, noneho no ku rwego rw'inkeragutabara nibura ukaba wararangije 6 yisumbuye gusubiza hejuru, noneho kuba arangije kaminuza n'imyaka nayo ndagira ngo twagiye no tunayireba hose, yaba kuba bagiye kujya mu rwego rw'abasirikare bato y'imyaka mwayibonye ndetse n'abagiye kujya mu mutwe w'inkeragutabara naho cyangwa se reserve force imyaka twayibonye. Ya bantu banjye muraho mumeze neza, hano bari dufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None hanga rero hasohotse itangazo ryihutirwa ry'ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se Rwanda Defense Force, aho riri gushikariza abifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ko itangazo ryamaze kuba rishyirwa ahagaragara. Tugiye guta turebera hamwe se gahunda yo applyinga cyangwa se yo kwiyandikisha irakorwa gute, itariki ntarengwa ni yihe cyangwa se deadline, byose tubishamo twihuta cyane. Murabona ni none hanga iri tangazo risohotse. Nkwibutsa ngo niba rwambigiza kuri YouTube channel kandi like kandi subscribe ufungure zigira tujye tubana igihe cyose ku makuru yose afitanye isano n'uburezi, akazi ndetse n'amatangazo aba ari ingenzi ku rubyiruko ya leta cyangwa se nandi agiye atandukanye. Kadutangire twihuta rero turicemo twirukanka cyane. Muri kubibona rero hano turi kuri Twitter, ariko ino ni link bashyizeho kahita tuca kuri ritangazo neza ryuzuye nkuko muribona hano. Ngewe ndarifite misa ndi downloadinga, tumaze gufungura iriya link barishyizeho. none ahangaha batangiye bavuga ngo ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF headquarter ishami rishinzwe abakozi G1 department bashyiraho na PO Box 45 Kigali, itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara reserve force, ubwo ni babandi batajyanwa mu kazi direct ako kanya, ko kwiyandikisha ku turere no ku mirenge bizatangira tariki ya 23 Gicurasi kugeza tariki ya 1 Kamena 2026. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha ntibyababuza kuza ku munsi w'ibizamini. Abiyandikisha ku rwego rw'abasirikare bato n'abasoje n'inkumi bujuje ibi bikurikira. Abasoje baba bavuga ngubwo turaje tubarebe ahangaha. Bari kuvuga ngo ugomba kuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri 3 yisumbuye kuzamura, kuba afite imyaka y'amavuko hagati ya 18 na 25, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abakurikiranweho rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba urindakemwa mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ndetse no gutsinda ibizamini bizatangwa. Iki ngiki cy'abantu benshi bakunze guhita bagira ubwoba, ariko mujye mumvugisha mbabwira ukuntu muzajya mubigenza, ntimukagira ubwoba. ahangaha mwamugenda mu bitsinde, hasigaye mukomeze. Kurumva ntago ubuzi neza niba uzatsinda. Iyo bavuze ngo abujuje ibisaba rero ibisabwa, hari igihe uhita wumva nta cyizere ufite, ariko ntago ariko bimeze. Hano nk'umuntu nyine ushaka ko umusirikare agomba kugira iryo shyaka ndetse n'icyo cyizere, ugomba kuba uri intore. Abiyandikisha ku rwego rw'umutwe w'inkeragutabara n'abasoje n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri yisumbuye level kuzamura, ubwo nyine agomba kuba afite nibura level 5 cyangwa se level senior 6 cyangwa se kaminuza nyine gusubiza hejuru, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ibizamini bizatangwa. Uwarangije amashuri yisumbuye agomba kuba afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25. Uwarangije kaminuza A0 cyangwa se amashuri y'imyuga IPRS cyangwa se Rwanda Polytechnic agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 26. Ufite ubumenyi bwihariye yize mu mashami y'ubuganga, medicine, ubuhanga cyangwa se engineering ndetse n'amategeko law agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 27.
Ibyangombwa bisabwa ni indangamuntu, icyemezo cyerekana ko yarangije amashuri atandatu yisumbuye cyangwa se A level certificate, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba atarakatiwe n'inkiko. Abiyandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora kuva tariki ya 2 Kamena kugeza tariki ya 17 Kamena 2026 saa 2 za mu gitondo. Aha hakurikira tugiye kuvuga mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zose. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni tariki 2 kugeza kuri 3 Kamena 2026 kuri stade IPRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni tariki 4 kugeza kuri 5 Kamena kuri stade ya IRK. Mu karere ka Nyarugenge ni tariki 6 kugeza kuri 7 kuri Kamena muri Kamena kuri Kigali Play Stadium Nyamirambo. Mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni tariki 2 kugeza kuri 3 Kamena kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni tariki 4 kugeza kuri 5 Kamena 2026 ku biro by'akarere. Musanze ni tariki 7 kuri stade Ubworoherane. Gakenke ni tariki 8 kugeza ku 9 Kamena ku kibuga cy'umupira cya Ndago Cyangando Munyihanganire. Mu karere ka Rulindo ni tariki 11 ku kibuga cya Gasiza. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki 2-3 stade Nyamagabe. Muri Nyaruguru ni 4-5 tariki ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Muri Gisagara ni tariki 6 kugeza kuri 7 ku biro by'akarere. Huye ni tariki 8-9 ku kibuga cya Kamena Stadium cya Huye. Ni munyanganire muri Kamena. Ubwo manimitanyije na stade ibayo, ahubwo ni kuri stade ya Huye iri hariya mu mujyi rwose urenze ku karere. Mu karere ka Nyanza ni tariki 10-11 kuri stade ya Nyanza. Mu karere ka Ruhango ni tariki ya 12-13 ku biro by'akarere. Karere ka Muhanga ni tariki 14-15 kuri stade ya Muhanga. Mu karere ka Kamonyi ni tariki 16-17 ku biro by'akarere ka ubwo nyine ka Kamonyi. Ndavuga ubwo aho hose mvuze ni muri Kamena. Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ni tariki 2 kugeza kuri 3 ku biro by'akarere. Ngoma ni 4-5 ku kibuga cy'umupira cya Ngoma. Nyagatare ni 6-7 Kamena kuri stade ya Nyagatare. Gatsibo ni tariki ya 8-9 ku biro by'akarere. Kayonza ni tariki 10-11 ku biro by'akarere. Rwamagana ni tariki 12-13 ku biro by'akarere. Bugesera ni tariki ya 14-15 kuri stade ya Bugesera. Mu ntara y'Uburengerazuba i Rusizi ni tariki 2-3 Kamena kuri stade ya Rusizi. Nyamasheke ni tariki 4-5 kuri biro by'akarere. Karongi ni tariki 6-7 ku kibuga cya Mbonwa. Rutsiro ni tariki ya 8-9 kuri stade ya Rutsiro. Rubavu ni tariki ya 10-11 stade ya Rubavu. Nyabihu ni tariki ya 11-13 Kamena mu kigo cya gisirikare cya Mukamira. Mu karere ka Ngororero ni tariki 11-15 kuri stade ya Ngororero. Iri tangazo mushobora no kandi kurisoma ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ari rwo wa@mod.gov.rw. Mbisubiremo ni wa@m.o.da.gov.rw. Bikorewe i Kigali tariki 15 Gicurasi 2026. Lambert Sindegeya Colonel, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ngayo nguko rero ubwo hano tugomba kuzirikana ni ibihe? Ni uko itangazo rireba abashaka kwinjira mu ngabo zo ni ukuvuga ngo icyo tuzirikana hano icyo tugomba kwibukiranya twese nuko iri tangazo rireba abashaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ndetse n'abashaka kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara ndetse n'ibisabwa. Tukaba twabonye yuko nibura ku rwego rw'abasirikare bato ugomba kuba wararangije amashuri 3 yisumbuye, noneho no ku rwego rw'inkeragutabara nibura ukaba wararangije 6 yisumbuye,
gusubiza hejuru no kubarangije kaminuza n'imyaka nayo ndagira ngo twagiye no tunayireba hose, yaba kubagiye kujya mu rwego rw'abasirikare batoye imyaka mwayibonye, ndetse n'abagiye kujya mu mutwe w'inkeragutabara naho cyangwa se reserve force imyaka twayibonye. Babwira ngo rero ndabashimiye mwe twabanye muri iyi video. Niba ari ubwa mbere ukigize kuri YouTube channel muntu wanjye, ndakugira ngo ubwire ngo aha niho uzavana amakuru ajyanye n'itangazo rijyanye no kwinjira mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se nandi yose afitanye isano n'uburezi, nkubwira ngo uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.